Abantu benshi muri iyi minsi bazi ko bari mu rukundo, ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga bafite irari atari urukundo. Uru rujijo ruri kugenda gake gake rwangiza imibano y'abantu. Abantu bamwe na bamwe binjira mu mibano bihuse cyane, bakumva bafite amarangamutima akomeye cyane, bakumva uwo bari gukundana ari kubakurura cyane bidasanzwe, maze barangiza ako kanya bakavuga bati yego ndi mu rukundo. Gusa hashira amezi make cyane ibyo byose bigahinduka. Ukumva uwo wakunze uko yagukururaga biri kugenda bigabanuka ku rwego rwo hejuru. Ibyiyumviro wari umufitiye bigacika intege, ubundi ugatangira ukavuga uti urukundo ntiruramba. Gusa ukuri ni uko ibyo byiyumviro wumvaga ntabwo byari urukundo, ndetse ntibyigeze biba urukundo habe na gato, byari irari. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel yikore, sharing iyi video ku bashuti bawe, ubundi dukomeze turyoherwe n'ibi biganiro by'ubuzima bwo mu mutwe. You are welcome. Irari rifite imbaraga zikomeye cyane, ndetse iyo ufite irari umubiri wawe witwara mu buryo bugoye cyane gukontorora. Umutima wawe ugatera cyane, ubwonko bwawe nabwo bugakomeza butekereza wa muntu, ukumva ushaka ko uwo muntu muba muri kumwe imbona nkubone. Gusa ibi si ikibi, ahubwo niko abantu bateye, ni kamere muntu. Iyo ufite irari, ubwonko bwawe nibutuma utekereza ahazaza hawe n'uwo muntu. Ntibuba bushaka kukubwira ko uwo muntu mutaberanye, ubwonko bwawe buba bushaka kunyurwa aka kanya. Niyo mpamvu iyo umuntu afite irari uwundi atajya amubonaho ikintu kibi. Naho inshuti zawe zamukubwiraho nabi, uguma umuvuganira. Irari rituma utekereza ku mubiri we cyane kurusha uko utekereza ku mico ye. Reka tuvuge ku rukundo noneho. Iyo ukunda umuntu biba bimeze bite? Urukundo rwo ruratandukanye. Gukunda umuntu ntabwo ari ibyiyumviro gusa, ahubwo ni icyemezo uba wafashe. Iyo ukunda umuntu utanga ibitambo, ukihangana, ndetse ukanamwubaha. Iyo ukunda umuntu utekereza ku hazaza he cyane kurusha uko utekereza ku mubiri we. Wibanda ku ntekerezo ze ndetse n'ahazaza he, utibagiwe n'imico ye. Urukundo ni mu gihe wakicarana n'uwo muntu ukaryoherwa n'uko muri kuganira gusa, atari ngombwa ngo mukorakoraneho. Hari umusemburo witwa oxytocin. Uyu musemburo wubaka icyizere ndetse n'ibyiyumviro ugira mu bantu. Urukundo rwo rutekereza ibintu bizamara igihe kirekire, ariko irari ryo ritekereza ibintu bizamara igihe gitoya. Icyizere umuntu agenda kwereka gituma uyu musemburo ugumuvuburwa ku rwego rwo hejuru. Ibi binyura mu bwangamugayo ugenda umwereka, ndetse n'ibihe mugenda musangira. Rero menya ko irari risakuza, ariko urukundo rurongorera. Nimba ukunze iyi video, dukorere subscribe, share, like na comment. Turabakunda cyane. Bye bye.